nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze. Nari mbakumbuye. So ubu ndavuga ngo umwaka mushya, ndavuga ngo iminsi myinshi, ndavuga ngo ariko isabato nziza. Nari mbakumbuye kuko hari haciye igihe tudaherukanye. Twari tumaze hafi ukwezi kurenga, ndakeka ukwezi kurenga mutambona. Benshi mwari mutangiye kumumbaza ati se bimeze bite ko twakubuze, ariko uyu munsi Imana yashimye ko nongera kuza mwisi duhura n'impamvu zitandukanye, duhura ibintu bidukoma mu nkokora kuko turi mwisi nyene tutarageraho tubasha kubirenga. Ariko nishimiye kongera kubana namwe no kubasuhuza no kubaha ikaze muri iki gitaramo dusanzwe tugira kwa Sanze Eleda cyo gutangira isabato turuhura mu mutwe, kubwo ibintu byinshi tuba tumazemo igihe cy'umwera bari cyinshi kigizwe n'iminsi 7. Buri muntu wese bayiruka abyuka ajya gushakisha bitewe n'ubuzima umuntu abayemo hirya no hino. Ariko reka tuye dushima Imana ko tugeze kuri uyu munsi, kandi dushimira Imana ko yemeye ko tubona n'aka kanya ko kugira ngo twongere twibutse iby'ijambo ry'Imana, twibutse turuhure mu mutwe, hanyuma dutaramane n'abatumirwa batandukanye. Kandi uyu munsi nabahishiye ndi kumwe n'umutumirwa, mu kanya muraje mu mubone. Ariko nkuko bisanzwe iteka ni Sanze Eleda ugarutse. Muraho neza? Uyu munsi rero mfite uruhisho nabahishiye, nari maze iminsi ndi gukaranga. Uyu munsi mfite umutumirwa, ushobora kuba umuzi, ushobora kuba utamuzi, ariko dufite umutumirwa kandi nzi neza ko muri bugubwe neza kandi mukanezerwa. Mbere yuko rero twinjira mu gitaramo, murabizi ko tubanza kwinjira mu ijambo ry'Imana, tugasenga, twamara gusenga hanyuma tukaganira n'umutumirwa. Ariko uyu munsi ntago nifuje ko twiga ijambo ry'Imana njyenyine, kandi mfite umutumirwa kuko ari buze kuduha n'inyunganizi. Nagira ngo mpereze ikaze umutumirwa wacu. Shafi nje kwa Eleda Sanze. Ubwo Sanze Eleda. Ndabizi Sanze Eleda, ni karibu cyane kwa Sanze Eleda. Amakuru y'imisi? Ndakomeye, ndashima Imana. Meze neza? Meze neza. Karibu cyane. Murakoze cyane. Uje kwa Sanze Eleda rero. Ariko hari abantu bamwe na bamwe bashobora kuba bakuzi, ariko hari n'abatakuzi. Uko byambera kose hari umuntu ubutakuzi. Ese Jafete ni muntu ki? Mu ncamake wakwibwira umuntu ute ninde? Jafete ninde? Okay. Nibyo, mbere ya byose mbanje kubasuhuza mwebwe mukurikira Sanze Eleda. Nk'umutumirwa rero uyu munsi yatumiye ari wege, nitwa Imana Jafete. Yego. Ndumva ari ibyo gusa ndi umugabo ndubatse. Yakora ukibagiwe ubwo nenge kuvuga ngo abafitiye ariko abashe kuri tambutsa. Oya babe barekeye. Nibasigeho cyangwa bereko. Murabona ko yabikoze rero yahise agira gutya ngo ndi umugabo mfite abana 2 b'abahungu beza cyane. Amen. Karibu cyane rero. Murakoze. Mbere yuko tumubaza byinshi cyangwa se tugira byinshi tuganira nawe, nifuje ko tubanza gusoma ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe kugira ngo tubone kwinjira muri gahunda yo kuganira birambuye. Hanyuma rero umuntu ufite Bibiliya cyangwa se uwiteguye nkuko biba bisanzwe, tugiye kureba isomo riri mu Baroma ku gice cya 15 ku murongo waho wa 2. Hari amagambo meza nakunze, nifuje ko umuntu wese yayatekerezaho, umuntu wese yagira icyo ayibazaho. Ni mu buzima busanzwe. Icyo nkundira Bibiliya ni igitabo cyiza, ni igitabo cy'ubuhanga, ni igitabo kibamo iby'ubwenge n'iby'umwuka n'iby'umubiri, byose bikubiye muri Bibiliya. N'umurongo uvuga ngo ku murongo wa 2 w'igice cya 15 haravuga ngo umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze. Amen. Kansubiremo. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze. Inyunganizi ushobora guha cyangwa se wowe ukubyumva, urumvira isomo rigamije kutwigisha gute? Ubundi nkuko watangiye ubivuga muri introduction twatangije, ibintu bitubabaza ku isi ni byinshi.
mu buzima tubayemo, Yego. ni ubuzima bw'ibibazo, ni ubuzima bushaririye abantu, ushobora kunezerwa uyu munsi ejo bikanga. Ibyo rero nkawe wamenye Imana cyangwa se wumvise nk'aya magambo, ni kubwira umuntu ko ibyo ngibyo akwiye kubirenza amaso, akibuka ko hari ubundi buzima azabaho ibyo bitazabaho. Yego. Iyo niyo nkomezi rero dukwiye guha abantu, tukabaha ibyiringiro by'uko nubwo mu isi ari ibibazo bisa, uyu munsi bijyanga ugakora bikanga, n'ibyo watekereza ko biri bukunde bikazamo imbogamizi, ariko ukababwira ko hari Imana mu ijuru ibitaho inabakunda. Yego. Kandi ko nyuma y'ibyo bakwiye kurenza amaso ibyo bibazo byose, bagatekereza ko hari aho tuzaba ibyo bibazo bizaba bitarangwayo. Hari akantu mperutse kubona kari gutredinga cyane kuri WhatsApp, kavuga ngo nzi neza nubwo ijoro ryaba ritariho, akaba ari ikinyoma. Icyo naharanira, nibagiwe umugabo wabivuze, icyo naharanira gukora neza, hanyuma nazava mu isi nkasigaye inkuru nziza. Ibyo bivuga iki rero? Bivuga ngo buri muntu wese anezeze mugenzi we. Reka tujye mu buzima busanzwe twirirwamo. Ushobora guhura n'umuntu mu gitondo, kuriya ububyutse ugiye mu kazi, cyangwa se aho uca bitewe n'aho ugiye werekeje. Buri muntu wese afite ahantu ajya gushakira ibimutunga. Ushobora guhura n'umuntu akakubwira ati wampaye, ariko ukibagirwa, cyangwa se ufite 5,000 ugiye gushakisha, ukibagirwa ko wa muntu ibyo 5 ufite, kumva ko ushobora kumuhaho wenda 500 n'urugero, kumva ko ushobora kumuhaho 500 bikaba urubanza cyangwa se bikaba intambara. Ariko hari uburyo bwinshi umuntu ashobora kugiramo neza, tugirirane neza. Ese umuntu ashobora kugera iwawe ukamuha ibiryo kubyo ufite mu nzu, ibyo byose birashoboka. Umuntu ashobora kukuganyira akakubwira mubere uburuhukiro, mubere ubwugamo, umufasha, kabone niyo utamuha igisubizo gifatika cyangwa mu bifatika, ariko burya n'amagambo meza araruhura. Hari igihe ushobora kubwira umuntu ibibazo akabikubwira, ariko ijambo umusubije rikamubera uburuhukiro, akumva ibibazo bisa naho bikemutse. Iki jambo ry'Imana rero tubwira muri make, tugirirane neza, tunezezanye, turuhurane. Niki jambo ry'Imana ryatubwiye ngo umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi. Reka buri muntu wese abinyunganizi ya mugenzi we. Reka umuntu wese yunganire mugenzi we mu buryo bwose yumva ashoboye. Niba koko nshoboye nkaba mfite icyo nkurusha, reka nte kwikubira, nte kwinezeza njyewe ubwanjye ngenyine, ahubwo nte kwizirikana, ahubwo nzirikane na mugenzi wawe, cyangwa se zirikane na mugenzi wanjye, kubera ko muri iyi si ikimana idusaba kuberana abumugisha ku bantu. Ntabwo nkubwiye ngo ukore ikirenze ubushobozi bwawe, ntabwo nkubwiye ngo ukore ibirenze n'ibitangaza kugira ngo wamamare, oya, ahubwo mu buryo bwose, mu bushobozi bwose ufite, ushobora kugirira umuntu neza kandi bikamunyura, ukamunezeza. Niki Imana cyangwa se niki jambo ry'Imana nabateguriye ritubwira muri uyu mugoroba. Reka nsaba Imana Mwuka Wera Muziranenge kugira ngo atwigishe, aduhugure, atwigishe kugira neza, atwigishe kubera abantu benshi umugisha, atwigishe kuba uburuhukiro bw'abatugana n'abadusanga. Reka twige kubera abantu benshi umugisha mu buryo butandukanye, kuko iyi si umugani nk'uko wabivuze iratugoye, ifite byinshi bituruhije, ifite byinshi biducangacanga, ifite byinshi bituvunnye. Urabyuka ugapanga, ariko burya ngo na Satani burya ngo nawe abaraho hafi arekereje apanga, ariko ngo burya byose bisozwa kubw'umugambi w'Imana. Reka Imana rero idushoboze kunesha, kandi duhe imbaraga zo kumenya gukora neza mu buryo buciriritse cyangwa ubwisumbuye, bitewe n'ubushobozi ufite no mu mbaraga ufite. Umenye kugirira neza mugenzi wawe. Reka tube abumugisha, abagize amahirwe yo kumenya Imana, turusheho kumenya gukora neza. Hari isomo nkunda cyane ngo ntugacogorore gukora neza, kuko gukora neza bizana umugisha. Gukora neza bitera ineza, gukora neza bitera gukundwa. Reka twige rero kuba abo mumaro ku Mana no ku bantu, kandi burya ntabwo tuzaba bagaciro cyangwa se ngo tube beza ku Mana tutabaye beza kuba bavandimwe, kubo tuzi, ku bantu tuziranye. Icyo ni ikintu kidashoboka. Reka rero nsabe imbaraga. Bibiri bivuga ko niba udakunda abavandimwe, gukunda Imana, udakunda abavandimwe muziranyuze, gukunda si Imana wabishobora ute? Niba utashobora gukunda abavandimwe inshuti,
Yego. gukunda Imana nabyo ntabwo byakorohera, ntabwo byakorohera kuko biravuga ngo udakunda ntazi Imana, kuko Yes, Imana ni urukundo. iryo ni itegeko. Rero ni isomo nakunze cyane kandi nifuje ko twaza kuganiraho, buri muntu wese akumvamo icyamufasha, buri muntu wese akumva aho ashobora kugira neza. Iminsi yo kujijwa kwacu Imana iba yarayirengagije, ariko icyiza ku Mana nuko ihora ari inyembabazi, ihora yiteguye kutubabarira, ihora yiteguye gutangirana natwe urugendo. Aho watangirira hose ibiha agaciro, ibiha umwanya, ihora yiteguye kutwakira umunsi ku munsi, isaha ku isaha, aho ufatiye icyemezo rwose yiteguye kutwakira. Rero umwanya w'ijambo ry'Imana banateguye n'uyu nguyu, reka dukomeze kugira isabato nziza kandi turushaho kunogerwa no kumva no gutegera amatwi umwuka wera arushaho kutwongorera no kutubwira icyiza twakora kurushaho. Mwakoze kubana natwe. Ubu rero tugiye kwinjira mu mwanya w'ibiganiro n'umutumirwa, hanyuma hari byinshi atababwiye ariko ngiye ndibuze kubimubaza. Yatubwiye ko ari umupapa, atubwira ko afite abana babiri arekeraho, ariko reka tubanze twinjire mu isengesho, hanyuma nyuma y'isengesho ndaza kumubabariza, hanyuma mwumve n'agaseke yadupfundikiriye. Mwakoze kubana nanjye rero muri iri jambo ry'Imana. Umwuka wera adufashe kandi atwunganire, atwigishe, atwumvishe kandi adutere imbaraga zo gushobora kubera abandi umugisha, adushoboze kunezeza bagenzi bacu babikeneye, adushoboze kugira neza kugira ngo turusheho kubera nabo umugisha mu izina rya Yesu. Reka duce bugufi rero, ahuri uce bugufi, hanyuma dusenga Imana. Uhoraho Mana yacu, Mana nziza, turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi kutarondoreka, tugushimiye kuri Imana y'inyagahunda, Imana ikiranuka mu buryo bwose, tugushimiye kuri Imana y'inyempuhwe umuntu atabasha kurondora no kuvuga ngo ayisoze. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tumaze kumva amagambo yawe meza wandikishije n'abagaragu bawe, ariko byose wari ubizi ko ufite kuduhugura, ko umuntu waremye ntacyo utazamukorera kugira ngo abashe kwiga no kumenya. Uduhe kubera abandi umugisha, uduhe kunezeza abantu benshi, kuko bose bo ntibishobora gupfa gukunda, ariko umuntu ari kumwe nawe kuri byose birashoboka. Reka turusheho kubera abantu umugisha, tunezezanye, turuhurirane ibiturushya muri iyi si ni byinshi, kandi utwambike imbaraga yo kubikora mu buryo bwuzuye bw'umwuka, kugira ngo ubwo uri hafi kw'imingoma yawe tuzarushaho kubana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze ko wabanye natwe. Reka nkwereke abo twari kumwe kandi babumbuye ijambo ryawe cyangwa se batanze umwanya wo kuryumva, ubasange kandi ubagirire neza. Bishoboka ko harimo abarwaye, bishoboka ko harimo abafite intege nke z'umubiri, hari abari kwa muganga, hari abari mu bitaro, hari abari mu rugo batashoboye kubona uburyo bagera kwa muganga. Abo bose ndabakweretse kugira ngo imbaraga yawe ibera hose icyarimwe, ukuboko kwawe kubasange buri muntu wese kumukoreho, maze bakugirireho umugisha, maze ubwo ugiye kugaruka bidatinze tuzimane nawe ngoma y'ubudapfa. Ngaho bana natwe kandi utugirire neza, kuko uri Imana nziza, byose bibihe ibyo kuguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Aha, tugiye kwinjira rero muri gahunda y'umutumirwa. Umutumirwa rero hari ibyo atababwiye, ariko njyewe ndibuze ko bimubaza kandi abimbwiye. Yes, ndumva nabivuze. Hari ibyo utavuze. Ubwo byumbaza ndabisubiza. Numvaga ibyangombwa nabitanze. Harya akaririmbo ukunda kuririmba nakahe? Akaririmbo ubwo ko mu gitabo cyangwa mbajije akaririmbo ukunda kuririmba, gashobora kuba ari ako mu gitabo, kabashobora kuba ari akakorare, kuba ari iya Eleda, ntabwo mbizi kuko nkunda indirimbo yitwa Irumba. Bavandimwe mwese munteze amatwi munkurikiye, uyu muntu ntari kumbekera ngirumba. Iriya ndirimbo ni sawa cyane. Irumba niyo ukunda? Iyo ndirimbo ni sawa. Aho turirimbira iyo wumva ukunda kuririmba nguko. Okay. Muri nyinshi ziguca mu matwi, yaba iyo mu gitabo, yaba iya korali runaka, yaba iyo muririmbyi runaka, aho hose ubu hafite indirimbo igufasha. Ko ari iyo mu gitabo byose biremewe. Ubundi jyewe nkunda indirimbo zo twita 350. Nubwo n'izindi zimfasha, ariko cyane zirambangukira, zifite amagambo meza pe, meza. Nubwo simvuze ko n'izindi z'amakorale zidafite amagambo meza, ariko izo ziranyubaka biruseho.
niyo mpamvu nkunda indirimbo mbere ya byose. Ubundi genda umucuranzi nubwo utari wabimbajije. Biragenda byizana mwabyumvise. Iyo nyifata ko ari byinshi ndi bugende mbabwira abwicara akivugiye. Ndakivugiye. Impamvu nyivuze nuko yenda umbajije kuririmba ukambaza n'indirimbo nkunda nkakubwira iyo mu gitabo nkicara kuri piano. Naba ngiye gucurangira abantu mpita ncuranga indirimbo mu gitabo ya 34 ivuga ngo nimbona amahoro. Iyo nanjye ndayikunda. Nimbona amahoro ni indirimbo nziza ndayigutuye nawe. Niba utanayitekerezagaho ndagira ngo tujyane. Iyi ndirimbo ukurikira amagambo yayo ni indirimbo nziza cyane ifite amagambo meza. Ngiye kuririmba nyine mu ijwi ryanjye niba ari kemangwa nta kundi. Ariko ndagerageza ukurikire message nibura iri muri ino ndirimbo. Ni indirimbo ifite ibice 4. Indirimbo ya 34. Indirimbo 34 nawe uririmbe aho wumva nyine. Ndaje ngushyiremo kimeza. Okay. Ndaje ndagushyiramo kimeza. Ubundi useke. Ni indirimbo ivuga ngo nimbona amahoro yomboka nk'uruzi naho naba mfite ishavu uko mba kose njya nkunda kuvuga nti nguwe neza mu mutima. Wow. Ariko ayo mahoro bisaba kubuzi. Ayo mahoro rero n'ubundi niyo yayandi n'ubundi twari turimo tuvuga tukwiye kurangira abantu. Tukabwira ko nubwo mu isi wabuza amahoro nyine ariko hari amahoro. Kandi amahoro ava ku Mana. Chorus kavuga ngo ni neza ndatuje nguwe neza mu mutima. Amen. Reka tujyane turirimbe. Ubwo nimfashwa ndaririmba. Nimbona amahoro yomboka nk'uruzi naho naba mfite ishavu uko mba kose njya nkunda kuvuga ninguwe neza mu mutima. Ni neza ndatuje ko nguwe neza mu mutima. Satani nanera nkagira n'ibyago nkomezwa no kwiringira kuko Kristo yabonye ko n'intebyi niko kumvira amaraso ye. Ni neza ndatuje ko nguwe neza mu mutima. Nshima cyane kuko mbabariwe ibyaha nta na kimwe cyasigaye byabambanwe nawe ku musaraba. Mutima wanjye shima Umwami. Ni neza ndatuje ko nguwe neza mu mutima. Mwami tebutse umunsi uzagarukaho ubw'ibicu bizarundwa impande ivuze umwami agarutse ninguwe neza mu mutima. Ni neza ndatuje ko nguwe
neza mu mutima. Wow, urumva rero ko namuvange ntimumbaze ngo iri jwi niririmbye. Umva Ntimumbaze ngo ntimumbaze neza. ngo iri jwi naririmbye ni irya kangahe. Burese nanjye ntabwo nzi ibyo naririmbye. Ese ubundi ni irya kangahe Jafe? Mubara ko rigera bavuga ngo ni irya mbere ngo ni irya kane ni base. Irya kane ni base. Ubwo ni irya mbere ni soprano, irya kabiri ni alto, irya gatatu ni tenor, irya kane ni base. Gore ntabwo bagiye ngo waririmbye rimwe muri iryo. Cyangwa ngo reka tubyoroshye, waririmbye rimwe muri ayo. Nyarumvisha ritagira umubare. Cyangwa se nirindi wavumbuye. Ikaba ari nk'irya gatanu maybe. Ibintu byose birashoboka rero, ariko nagiye mu mwuka adafashwa. Muze kwihangana ko naba namuvangiye. Hanyuma ariko ntegereje ko utubwira. Jafeti, watubwiye ko uri mu producer. Ntabyo navuze, ariko nabyo ni iki? Hari akantu wavuze mu kanya, nari mvuze nti ndi umucuranzi. Okay. Ni umucuranzi. Ndavuze ni ndi umucuranzi. Hanyuma rero abadukurikiye bashobora kuba hari umuntu ufite impano nawe ucurangisha, hari umuntu ushobora kuba aba muri korali, hari umuntu ushobora kuba aba muri iyo kariyeri. Ese yakubariza hehe? Mwibwire niba uri n'umuproducer nabyo bivuge, hanyuma ariko ndagucayo kwamamaza. Twagiye hanyuma utubwire abantu bagukurikiye, batubwire ngo uyu muntu turamugana, hanyuma muraza kumva nimba ari byo, hanyuma barangire ahantu mushobora ni umuntu yagusanga hehe, yagushakira hehe. Yego, urakoze Eleda. Mu bintu nshobora gukora cyangwa se nkora muri industry ya muzika, harimo cya kintu nari mvuze cyo gucuranga indirimbo. Kwa kundi abantu baba badafite ama instrument, muraza nkabafasha tukazishakira ama instrument, ibintu bigakomeza bikagenda neza. Ikindi ndi producer, nabafasha gutunganya izo ndirimbo twarangije gucuranga, tukazishyira muri studio, hanyuma tukazitunganya nyine zigasohoka zikajya hanze, abantu bakazumva iwabo, cyangwa se no kuri radio zigacurangwa kuko zarangije gutunganywa. Icyo nacyo nakibafasha. Ikindi munashaka ko noneho izo ndirimbo ziva ku majwi gusa, noneho ubwo n'umuntu akabasha kuzireba, nabyo turabafasha. Nshatse kuvuga ko indirimbo yawe twayihera mu mizi yayo ukagera ku musozo, tukayubaka. Urayirekodi. Oya, hari n'ikindi ushobora no kuza utayifite, vuga uti yewe ntabwo nzi kwandika indirimbo, wamfasha ukanshakira indirimbo. Juste nagushakira indirimbo, nkayikwandikira, nkayiguha melody, urayandika ukayishakira melody, ukayicuranga, wamara kuyicuranga ukayirekodinga, nkamwigisha uko bayiririmba. Habanza nabikurikiranye. Juste ubwo nayikwandikira, nkakwereka uko iririmbwa, nkayicuranga. Namara kuyicuranga ukayimwigisha, ubwo nakwigisha uko iririmba nyine, ukaza muri studio tukayirekodinga, then tukayikorera n'amashusho, ku buryo mu buryo bwose bushoboka, uburyo bwose bushoboka ngo umuntu yumvemo indirimbo bwose twabugufashamo, kandi ndizera ko byagenda neza ikaza ishoje. Mwabyumvise rero ibintu, afite impano nyinshi, urumbashije aho bansanga. Nkorera hano imbere ya Yerika gatoya, hafi ya hotel bita Madras Hotel. Ndayibona nziza cyane. Hariya hafi niho nkorera. Ubwo ugeze kuri Madras Hotel cyangwa se na telefone yanjye wampamagara, nguraza kuyibakira. Uhageze ugeze kuri Madras Hotel uramamagara, nkakubwira ngo nyura hangaha ko ni hafi cyane. Nta mayobera hari. Mwabyumvise rero, umutumirwa dufite afite impano zitandukanye, afite impano yo kuririmba, afite impano yo kwandika, afite impano yo gucuranga, afite yewe ntabwo zibarika. Uyu munsi twagize umugisha rero kugira umuntu ufite impano nyinshi kandi zitandukanye. Hagati ariko ashobora kuyandika,
kwigisha uko uyiririmba hanyuma nanjye ukampamagara nkaza ngashyiramo ya majwi mubyita ngo iki uyu Sanze Eleda ako mwe muramuzi ahari ariko uyu muntu ni umuririmbyi simubizi se ni umuririmbyi kandi arabizi ni umuntu ukora ibintu aragerageza ukumva ko rwose bifite gahunda ubwo wamaze kuyibona rero wambwira uti ngwino nshyiriremo ya majwi yandi nyuma yabafasha mu kubakinga bya bindi iyo uririmba wenyine ku giti cyawe hari andi majwi yenda udashoboye kuririmba araza akagufasha uyu nawe muzamushake rwose abikore kandi abikore neza ndabizi ko abishoboye kubikora ko musanzwe mubimenyereye nimero yanjye ya telefone biraho munsi y'ikiganiro nk'ibisanzwe iteka nkunda kuyihashyira ubwo ushaka kuyumva cyangwa se kumbwira uti nyaboneka mfasha kuri iyi ndirimbo nditeguye kugira ngo dufatanye turusheho gukora ibintu bisa neza nzi kuririmba muri korali yitwa Believers Family Choir turirimbereho indirimbo rero ukunda kuririmba muri kora indirimbo yanyu ukunda ubundi Believers ifite indirimbo nyinshi ariko turaza kurimbana ya indi yacu ya kera hajyana ingutse Believers ifite indirimbo nyinshi hari n'indirimbo basohoye maze cyumweru nako kabaririmbira igisiwe indirimbo nziza ifite message twasezeranye n'Imana nyine nibyo twahoze tuvuga kuvugurura amasezerano indirimbo nziza cyane reka bari nayo nyuramo reka ducemo igice n'ibintu gusubiramo tubarangira ahantu hashobora n'ahantu bayisanga by the way abakora abantu bose bari muri Believers ndabasuhuje mukomere cyane isabato nziza umunsi umwe uzabatuzanira bose hanyuma dukorana igitaramo cya vendredi nk'iki dusanzwe dukora kuri Sanze Eleda hanyuma abantu b'Imana barushaho kunezerwa ibyo bintu bibemerera basezeranye n'igihe uzabatuzanira ubwo ntabwo nababwira ngo ni ryari reka nzagende mvugane nabo ubundi dushaka uburyo twahasesekara kandi biba byoroshye kuko mushobora no kutubwira ati turepeta uyu munsi uyu n'uyu hanyuma tukabasanga muri repetition tukaza tukabegera tugakora igitaramo kandi cyiza nzi neza ko kizaba ari cyiza karibu rero mu ndirimbo ni indirimbo yitwa amasezerano ibukumani kukuboko urahira uti Mana yanjye nzagukorera sinzava mu masezerano none uyu munsi warataye uyavamo n'amamvu ibuka umanika ukuboko ugiye kubatizwa urahira uti ndahamya ko amategeko y'Imana nzayakomeza uyu munsi uri muzima nturasohoza isezerano ibintu nk'ibyo ntabwo nyiririmbye yose nagiye mu mwuka ntabwo nyiririmbye yose ariko irahari ku muntu ushaka kuyumva yose ni indirimbo nziza ndayigutuye yayisanga hehe bafite channel kuko nabo barizwa muri Juste dufite channel wayisangaho ni Believers Family Choir n'ubundi yes Believers Family Choir ni indirimbo nziza cyane nanjye narayumvise igenderera ku buryo umunsi wa mbere wemera Imana umunsi wa mbere ujya mu mazi umunsi wa mbere uvuga uti ndemeye rwose nemeye gukurikira Imana ariko se ibyo warahiriye cyangwa se ibyo waretse hari icyigisho njya nteganya ko tuzigana nagihaye umutwe uvuga ngo aho wavuye wahasize iki aho wagiye wahajyanye iki sinzi niba kirakomeye aho wagiye wajyanye iki aho wavuye wahasize iki aho wagiye wahajyanye iki ndumva bifitanye isano n'iyo ndirimbo bivuze ngo ese mbere yuko ufata umwanzuro cyangwa ukimara gufata umwanzuro ni ibiki wagambiriye ko ugomba kureka ese waba warabiretse ese ibyo wahize ko ari byo ugiye gukurikiza waba ukibikurikiza ni indirimbo nziza cyane mushobora kujya kuri YouTube channel yabo hanyuma mukayireba mwamara kuyireba mugafashwa bafite n'izindi nyinshi nziza nziko muzahava
muhaze iby'amwuka. Dutegereje indi ndirimbo rero za 350 cyangwa se indi wumva erega nawe uririmba njyewe baramenyereye mba nabazaniye umutumirwa kuko njyewe rwose maze gusaza. ubundi bino bintu ntabwo bisaba ko umuntu asaza umutumirwa kugira ngo barusheho kumva amavuta no kumva impano zirimo abantu b'Imana kandi zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu rero mba ndaha nanjye kugira ngo mfashwe numve ukuntu ufashirizwemo aho bure nanjye ubu manteze amatwi. Hari indi ndirimbo nkunda, indirimbo n'ubundi niyo mu gitabo deja, ni indirimbo yo mu gitabo. Nababwiye ko zino ndirimbo nzikunda. Indirimbo ya kangahe? Indirimbo mukanya rero ubwira abantu ngo sindavuga ngo umwaka mushya cyangwa ngo ndababwira ngo wari umaze iminsi utaza, ariko icyo wari wuvuze bwa mbere yuko tujya no ku ino ndirimbo cyari icyo n'ubundi n'umwaka mushya wanageze. Oya mu badivantiste ubundi y'amateraniro makuru arangiye umwaka tuba tusoje dutangiye niko biba bimeze. Umwaka mushya n'umwaka mushya. Okay, gihe cyiza cyo gusenga, indirimbo ya 89 ndayikunda cyane. Ngaho njye mba nteze amatwi nkumva nkanezerwa. Igihe cyiza cyo gusenga ubundi ngasingiza Imana umutima. Gihe cyiza cyo gusenga kintarura mu mpagarara ngo negera ho datari muganyiri ibyo nkennye byose mu bihe by'umubabaro nabonye ibi mumureza nsindoboka nabwo umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Gihe cyiza cyo gusenga junsohoreza amasengesho ko Uwiteka nahemuka aratwiteze ngo aduhere ndamwihereje rwose ubu yuko ubwe yampamagaye nerengeye imbabazi ze nogeze ibihe byo gusenga. Gihe cyiza cyo gusaba urajya uhora umpumuriza ugezaho ngeri iwacu nzataha nzamuwe mu bicu mbw'ibihembo byabera nibyo bizaramba iteka ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Haleluya. Amen. Ino ndirimbo ni nziza cyane. Indirimbo nziza pe. Ifite amagambo meza.
ese wa mugani tugera mu ijuru ntago tuzongera gusenga ubundi ubwo nzaba nsezeye ibihe byo gusenga ubundi akenshi dusenga dusaba ubundi se gusenga ubwo niba usenga usaba icyo gihe ntuzaba usenga usaba kuko usaba muzaba muri kumwe nicyo bishatse kuvuga bivuze ngo nitugera mu ijuru ibihe byo gusenga ibintu byo gusenga bizaba byarangiye jiste dusenga impamvu reka tubinabivugeho urumva dusenga dusaba Imana kugira ibyo dufasha dusaba n'imbabazi z'ibyaha twakoze icyo gihe icyaha nta kizaba kiriho nta gucumura kuzaba guhari ahubwo tuba duhimbaza wari uzi ko mu ijuru ari ukuririmba gusa ngo nzaririmba ngo nzaba mbizi neza cyane ariko ubu rino jwi ryanjye rizanaguka nawe unega amatwi unteze amatwi wumve wowe uteze amatwi ukumva rino jwi yindi ukumva nyine riracyakemangwa ariko icyo gihe rizaba rimeze neza rizaba rimeze neza azaba ari ibihe byiza byo ijwi ryiza kuva mu gitondo kugera nimugoroba tuzahora turamya ngo uruwera ngo ntabwo tuzananirwa reka ubwo turi kwegereza ku musozo w'ikiganiro ndushaho gushimira umutumirwa wacu ubwo niba ikiganiro cyagenze neza kandi mukaba mwamwishimiye azaza noneho gahunda ari banabitubwire hanyuma turaza kubona comment tuzabona comment mutubwira muti Imana imuhe umugisha azagaruke kugira ngo turusheho kuryoherwa n'igita ariko ntekereza ko noneho gahunda ye tuzongera kumubona turi kumwe na korali yose nicyo cyifuzo kugira ngo izo ndirimbo bazazumve live noneho bazazumve live zimeze kuko n'indirimbo nyinshi ntago ari indirimbo imwe believers tugira indirimbo nyinshi kandi nziza yego ngira ngo urabizi mbizi neza cyane kuba tabazi nyine abatabazi twabarangiye aho babasanga amakuru ndayafite kandi ikintu cya mbere ni amakuru iyo ufite amakuru biba bibaye iyo ufite amakuru rero biba bihagije biba bibaye reka rero turusheho kubashimira kandi tunabasezera mbashimire umwanya wanyu mwatanze kugira ngo tubane muri uyu mwanya w'igitaramo kiba ari gitoya ariko cyane cyane kiba kirimo iby'umwuka bishobora kunagura ubugingo bwacu bishobora kudufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi ari iby'umwuka ndetse n'iby'umubiri kugira ngo turusheho kuba cyangwa se twige kubaho mu buzima butunganiye Imana tukiri muri iyi si kuko ntago tuzi ngo ejo tuzaba turiho cyangwa ejo bundi ndagushimiye rero reka ngushimire umwanya wawe watanze kandi ngushimire ko wakiriye ubutumire bwanjye bugutunguye ncyongereho namufatiranyije rwose uba afite gahunda yo kujya gucuranga ariko reka ngushimire kandi ngo umbwirire abo mukorana umurimo believers bagezeho icyifuzo cya Sanze Eleda hanyuma muzaduhe karibu tuze dutaramane mwakoze cyane rero Imana ibahe umugisha mwari kumwe nanjye Sanze Eleda mukomeze kugira umugoroba mwiza w'isabato naho kuwa nyuma w'isabato itaha bye bye ndabakunda